Iyo wihebye ukora iki? Iyo nta mahitamo ahari wifata gute? Iyo icyizere kigucika urebe se uricara ukarira, uratabaza se cyangwa uterera iyo? Uganiriza inshuti ya hafi cyangwa hari ugerageza kuvugisha ababyeyi uramutse ubafite, gusaba inama z'abakuru? Igitangaje, hari ubwo nabyo byanga, hari ubwo byose ugerageza bigafata ubusa, hari ubwo witakariza icyizere, hari ubwo inzira zikuganisha ahandi, hari ubwo ukora icyo utatekerezaga, icyo ushobora kuzicuza ubuzima bwawe bwose busigaye. Oya, hari kimwe nyamara kibura, kimwe benshi bibuka mu maga, kimwe benshi bahuriraho ko gishobora byose, ko nta cyakinanira. Imana. Reka natwe tuyibuke mbere yo kubabwira ibi bishitani tugiye kugarukaho, maze tujye mu ijambo ryayo, dufungure Bibiliya, twerekeze muri Samweli wa mbere ibice 28 umurongo waho wa 4, aho bagira bati: bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisiraheli bose bagerereza Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli ahera akagisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na urimo, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera akabwira abagaragu be ati: nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati: hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyobera nyambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati: ndakwinyize nshikiriza, umwuka uguhanzeho unzurira uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati: mbese nuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amuharahira Uwiteka ati: nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Sawuli, umwami wa Isirayeli, ubwoko Imana yatoranyije, yanasezeranyije ijuru twifuza twese, nyamara imiryango yabwo akaba ariyo ngo izarihabwa, nk'uko ibyahishuye bibivuga. Sawuli yagiye kuraguza. Sawuli yagiye mu bapfumu imyaka 1000 mbere y'uko tubaho. Bibiliya imaze imyaka 2021, ariko mbere yaho u Rwanda rwari ruhari, kandi rwari rufite Imana rwasengaga. Kera mu bwami habagaho umuvuzi cyangwa umupfumu waraguriraga abami, akamubwira ati: uyu munsi nujya gutera urugamba ntabwo rutsinda, yajyaga agatsindwa utamwumviye. Urumva? Na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari afite umuntu wamuhanuriraga, akamubwira ati: iki niki. Urumva? None se kucyo utajya guhanuza Sarongo winza nararibonye ngo mubaze uti ikintu kiragenda neza cyane kigenda neza. Uburozi, ubupfumu, ese waba ubwemera? Njye oya. Gusa mbere yuko butwererwa Afurika tubamo, reka mbanze nkugiremo ibyabaga hambere ku mugabane w'i Burayi ukundwa. Aha hari hazwi cyitwa isabato y'abapfumu, aho kuva mu kinyejana cya 14 iyi yagiye ivugwaho byinshi ndetse igatinywa n'abari batuye umugabane w'i Burayi kuri ubwo. Iyi yatangiye kuvuga mu bwami bwa Roma na Etronis, aho n'ubusanzwe ifite inkomoko ku isabato y'Inyahudi n'Abakristo yavugaga umunsi wa 7. Hari byinshi bitandukanye byavugwaga byayiberagamo. Aha harimo ko ngabarozi barenga 10,000 bahuriraga hamwe bisize amavuta y'umugisha yatumaga bashobora kuguruka, aho bagurukiraga ku ntaro, ku mbwa cyangwa se ku ntama, maze bakogoga ikirere babifashijwemo na Sekibi kuri twa tudege tw'amayobera tunavuga muri kamwe mu duce tw'iwacu. Ahantu ngo bakonaga guhurira harimo Broken mu misozi ya Harz mu Budage, imisozi ya Bari iri hafi ya Kiev mu Burusiya, Brokora ho muri Swede, ndetse na Departement du Puy-de-Dôme ho mu gihugu cy'Ubufaransa. Aha biye bahuriraga muri ibyo, basomaga shitani ku murizo, bakabyina ndetse bagakora n'ayandi mabi ntakwirirwa ndondora. Uyu munsi ntabwo turi bugaruke ku bapfumu n'abarozi n'amateka yabo, ahubwo turi bwitse ku marozi n'umupira w'amaguru ku isi, mu rwego rwo guhumuriza amakipe yacu ko ataruga yonyine.
wa mugani wa Liverpool, they will never walk alone. Biragoye gukina mu Rwanda udakoresha amarozi. Wayemera utayemera, urayakoresha mu buryo bwo kwirinda cyangwa se gushaka intsinzi. Ayo ni amagambo umukinnyi umwe w'ikipe ikomeye mu Rwanda yigeze kudutangariza, byatumye twibuka ko Ruhago Nyarwanda yizera cyane izi mbaraga z'umwijima, niko gutangira kujya hirya no hino tuganira na bamwe mu bakurikirana hafi imikino, ahanini ku kamaro k'amarozi mu mupira w'amaguru. Ubusanzwe kimwe mu birango bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo ni ukubaha imigenzo n'imihango itandukanye. Ni umuco abatuye aka gace bakura ku bakurambere babo kandi ngo badashobora kureka. Ibi ariko ngo bijya bigera no mu mikino no kwishimisha bikagera kure, aho abakinnyi n'abahanzi bakunze kwizera ko hari izindi mbaraga zishobora kubafasha kugera ku ntsinzi cyangwa se gukundwa kurushaho. Iki ntabwo ari ikintu cyihariwe n'u Rwanda, ni umuco w'aka gace. Abedi Ayuperi wabaye igihangange kuri uyu mugabane mbere yo kwibaruka abakinnyi kuri ubu bakina i Burayi, yaje gutangariza itangazamakuru ko ikipe y'igihugu cyabo ya Ghana yajyaga ikoresha amarozi kandi ko babyizeraga. Aha kandi bihurana n'uko perezida w'ikipe ya Zamalek Murtada Mansour yigeze gutangaza ko abizi neza ko kuba ikipe ya Mamelodi Sundowns yarabatwaye igikombe cya Champions League ngo byatewe n'uko ikoresha juju. Ahanini yabiheraga ku mukino wo kwishyura bahushijemo ibitego 19 nk'uko abivuga. Icyo gihe Mamelodi yatozwaga na Pitso Motsimane. Mu Rwanda naho umuco w'amarozi warimitswe, gusa igitangaje nuko byibwa bivuga ko abandi babikoresha bagatwara igikombe nka Champions League, ariko mu Rwanda Gasabo ho akabura ikipe bigerageza byibura ngo igere mu matsinda ya Champions League. Ikibabaje kurushaho nuko ibi bitangaho amafaranga atagira ingano yagakwiye kuba akora ibindi byafasha iterambere rya Ruhago. Abantu bose baba muri siporo nyarwanda barabizi ko ibi bintu bikorwa, gusa habuze ufata iya mbere ngo abihagarike burundu, cyangwa se wenda ngo ari byo byashyirwamo imbaraga niba byatanga umusaruro koko. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu ariko bo bibona ukundi. Mu kiganiro asanzwe agirana n'itangazamakuru, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame rimwe yavuze ko bitangaje kumva ko mu Rwanda hakiri amarozi mu mikino. Anavuga ko iyo haza kuba imiyoborere myiza, u Rwanda rwaba ruri ku yindi ntera mu mikino, rukanegukana imidari mu mikino itandukanye. Yagize ati, abakinnyi bacu bagakwiye gushyira umutima ku kazi n'abayobozi babayobora bakabaha umurongo mwiza, aho gukomeza kugendera ku bintu nk'ibyo mu myaka 30 aho tukizera amarozi na ruswa. Aha hari muri Mutarama 2015 yagaragazaga ko n'abarambiwe iyi nyizere idafite ishingiye. Ikibabaje nuko nta cyakozwe ngicibwe cyangwa ngo ihindurwe, cyane ko byari byaje binakurikiye ubundi butumwa bumeze gutyo. Wari Minisitiri w'Umuco na Siporo icyo gihe Ambasaderi Joseph Habineza yari yahaye abarebwa n'imikino mu Rwanda muri Nzeri 2014. Joe yari yagize ati, nahaye amashyirahamwe y'imikino ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika ko tugomba guca ibintu by'amanyanga n'umwanda birimo ruswa n'amarozi byamunze imikino yacu. Tugomba gukorera mu mucyo. Umuntu agomba kwemera gutsinda, gutsindwa cyangwa kunganya, kujya guca ku ruhande ujya mu bapfumu, ujya kugura abasifuzi. Ibi byose bigomba gucika burundu. Mu kubona hari ko ubutumwa butagezeho nk'uko bikwiye, ariko Perezida Kagame yongeye gushimangira ibi ubwo yakiraga ikipe y'igihugu yari ivuye muri CHAN 2020 yakinwe uyu mwaka wa 2024. Kera abantu bajyaga banyura ngo 50% igice cya mikoro yagombaga kugenda ku mipira cyagendaga mu bintu byo kuraguza, ibintu byo kuroga, abantu bakajya mu izamu gapfunyikamo ibintu biriya ni rwose mu bintu bya discipline kandi no mu bintu byabasubiza inyuma mukagera kuzimira. Ntimuzabikore, ntimukabijyemo. Mujye mukina, mwigirire icyizere, umenye ngo umukinnyi warateguwe, kipe yarateguwe, yajyamo igakina igatsinda cyangwa igatsindwa birasanzwe. Ariko mujye mwibaza, ari ababikoraga batsindaga buri mukino wose. Iyo bavuze amarozi mu mikino, aha rukeka ko byoroshye. Mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 16 Mata 2015 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko witwa Nirere Anatole yitabye Imana
nyuma yo gusezererwa n'ibitaro bikuru bya kaminuza bya Kigali ari naho yari amaze iminsi arwariye. Amakuru yavugaga ko uyu mwari yari amaze igihe arwaye, ko ndetse guhera mu ntangiriro za shampiyona y'uwo mwaka atigeze agaragara mu kibuga, ari nacyo gihe yatahiye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali kugira ngo akomeze akurikiranirwe hafi n'ababyeyi be. Uyu nyuma yo kujyanwa kwa muganga bikanga, bamujyanye mu bagakondo by'ubusa. Kanyangoga Jean Bosco ni musaza wa Nirere Anatoli, akaba ari nawe bucuri wabo. Yemeje ko mushiki we yarozwe, ndetse n'inshuti z'uyu mukobwa zirabihamya. Ubundi Nirere yatangiye kurwara mu kwa 10 k'uyu mwaka. Ararwara ajya kwa muganga, babura indwara, biba ngombwa ko twifashisha Kinyarwanda, tujya mu Kinyarwanda. Babona uburwayi ariko ntiyabashije gukira. Ese ubwo burwayi bwari ubuhe? Ubwo burwayi bwari amarozi. Ubundi urabona ugiye mu Kinyarwanda nabo bafite ubanga bwabo, cyangwa bikunze niyo hacaho n'imyaka n'icumi barakubwira ngo umuntu wawe yazize iki, yazize kanaka yanamuhoraga iki. Umukobwa ngo waba yararoze Nirere yaje kubyihamiriza hakoreshejwe izindi mbaraga, atangaza ko yakwiye amarozi Bugande buzanywe na mukuru we, hanyuma nyiri kubitega akabishyira mu muryango w'iwabo wa Nirere, cyane ko yashakaga kumutwara umwanya mu kibuga. Umwanya mu kibuga. Nirere wakinaga hagati mu kibuga mu basatira yatangiye gukina umupira w'amaguru mu buryo buzwi mu ikipe ya Musanze y'abagore. Ubwo ikipe ya PFC y'abagore yatangizwaga, yaje kumuzana maze isenyutse ajya mu ikipe y'Inyemera, aho yageze mu mwaka wa 2014 agakinamo imikino 3 gusa, aho yahise arwara ndetse yatabarutse ari yakinira. Umukino we wa nyuma wari uw'Inyemera yagiyemo Evening Stars yari yimuhanga, itsinda ibitego 8-0, aho uyu mwari yatsinzemo igitego kimwe mbere yo kwivuganwa n'uwo bari bahanganiye umwanya mu kibuga kubera uburozi. Hari aho bitageze kuri urwo rwego, ariko bigera handi. Mu kiganiro na televiziyo ya Royo, Umutera Andrew yigeze kuvuga ko atizera amarozi na gato, kuko yizera Imana. Gusa yavuze ko kera mu ikipe y'igihugu hari ubwo bakoraga ibintu bijyanye n'iyi myizerere. Butera Andrew tugarutseho kuri ubu bisa nkaho yahagaritse Ruhago burundu, mu gihe mu myaka 8 itambutse yafatwaga nk'umwe mu bakinnyi barangwaho impano kurusha abandi. Benshi bavuga ko ntawe umurusha gukina mu kibuga hagati. Gusa ni gake yagaragaye, ni kenshi byavuzwe ko yarozwe na bagenzi be, akarogwa imvune za hato na hato. Ni kenshi yagiye azira kudatanga amafaranga mu ikipe ngo habe hakwishyurwa abaganga. Gusa nawe byarangiye hari kizavamo ari uguhagarika Ruhago burundu kubera kutemera amarozi. Mu mwaka wa 2019 ikipe ya APR akinira yasezerera abakinnyi benshi, aho bivugwa ko imwe mu mpamvu yabyo ari uko bari bafite imyemerere idahwitse. Nyuma yaho ubuyobozi bw'iyi kipe bwaje guhakana bwivuye inyuma ko ntaho bwabuhure n'amarozi. Nyuma y'inkuru yagiye hanze y'uburyo ikipe yabararwaniye umurozi na Rayon Sport, bikarangira Rayon Sport imutwaye burundu iciye muri jiro rimwengu muri operasiyo hari irenze imwe Abisiraheli bakoreye muri Uganda, babohoza imbohe Idi Amin yari yacumbikiye ku kibuga cy'indege cyubatswe n'aba Bayahudi. Gusa ikipe y'ingabo z'igihugu ntibikozwa. Niyo nzima Olivier SF yumvikanye yoherereza ijwi wiswe umuganga we, yasabaga igitego mu mikino ya CHAN. Igitego yaje no kubona kigahesha ibyishimo abanyarwanda. Igitego ariko ngo cyabonetse hitabajwe imyuka mibi. Aha, nshaka wangeragereza nyamara ngareba ko nahesha abanyarwanda intsinzi kabisa. Shaka uko bigenzo cyohereza kingereho pe. Ndwanaho neza, tuzaganira neza, ibintu bizaba bimeze neza kabisa. Ndwanaho nyibone pe, kingereho kabisa. Shaje tago nago byoroshye kabisa, tago nago byoroshye no kugerageza, ariko tuzashyiramo imbaraga. Igitego se ngacyohereza kingereho, dore nicyo kibura. Gitegere kingereho. Cyohereza dore hano kino cyo gikenewe. Tukivuga kuri iyi CHAN, umwe mu bapfumu babyemera, Sarongo, avuga ko yakoranye n'abakinnyi benshi b'ikipe y'igihugu, nubwo bamwe muri bo baje kumwambura amafaranga nyuma, abandi bakabyirengagiza ubwo bari bageze muri 1/4 kirangiza. Uyu muganga yanashimangiye ko no muri shampiyona hari abakinnyi benshi agenda akorana nabo, cyane ko kuri we akayagafashe nk'akazi gasanzwe, akazi nk'utundi.
nk'uko twatangiye tubikubwira. benshi baranyitabaje barafatanya bamwe na bamwe baratsinda ukampamagara batanahari nkabwira nti sazo wowe iki n'iki nagikoze nawe ugenda ukora iki ngiki usabwa kandi bikagenda neza. duhe nk'urugero rw'irushanwa twaba twibuka. Simba shaka kubivuga kenshi ariko nejo bundi muri cane kugira ngo tugere hariya hariho bamwe twaganiriye basaba inama nugera hari ukamaze kurenga uriya murongo urinjirana n'igitego hariya kandi kiraza kujyamo kandi byarakunda. Niyo myumvishe neza muri cane hari wafashije cyane si umwe hari n'abandi barahari ndabazi harimo n'abandi amadeni jewe ndimo kwishyuza bataranyishyura umuntu burya yafite umuzigo umuremereye amara kuwutura aroroherwa. ubwo bizanga batarakwishyura no kuvuga ngo warabikoze icyiciro gikurikiyeho bumvise ko byatunganye urumva kandi nanjye nagomba kwicara nyabuneka ko tutavugana no mwavuye bavuye ku murongo ejo bikajya ese ko byagenze gutse kutambwiye ko mutambwiye se mwari mwacecetse ngo icyiciro gikurikiyeho ntibakwiyambaje ntabwo bambwiye kandi bya mbere byagenze neza icyo gihe rero iyo bibaye wigongera kumpamagara ungisha inama rwose byihorere cyane. Ndibukana none ariyo aperi yakinaga na Rayon Sport hashize buri champion igihe itari iyi ngiyi yo muri corona. Rayon Sport icyo gihe yatsinze aperi igitego harimo umukinnyi harimo abakinnyi singiye kuvuga izina harimo umukinnyi uzi kwizerera muri iyo myuka cyane naramukunze cyane ariko yarabikoze yagize gutya bakoresha umupira penalty raba igitego ku munota wa nyuma igitego kijyamo niho wari wamufashe. Umukinnyi rwose ni inshuti yanjye namufashe sinshaka kuvuga amazina ye ariko abamuzi baramuzi ariko ni umunyarwanda cyane umurundi umunyarwanda. Ni kuvuga ngo rero ikipe ibyo bintu imaze kubishyira ku murongo ikipe imaze gushyira ibyo bintu ku murongo ibindi biba bisigaye n'ibyanjye nanjye nkora iki mfasha ya kipe kwirinda ya myuka mibiri mu kibuga ya myuka y'abadversaire ya myuka y'adversaire uje afite imbaraga none se ubundi adversaire akurusha iki wowe kuki ikipe ziga gutsinda kandi wakoze imyitozo yose ishoboka wirinze kunywa inzoga umuntu akagenda hari akinywera n'inzoga iza akaza gutsinda igitego bavuga ari wa muntu waraye mu kabari yansinze gute. Amarozo yo mu ikipe y'igihugu si mashya ndetse rimwe akorwa naho bitagakwiye. Mu mwaka wa 2011 u Rwanda rwakiriye igikombe cya Afurika cy'abatanije imyaka 17 hari nyuma y'imyaka 2 rwakiriye igikombe nk'icyo ku batanije imyaka 20. Ryari itsinda ry'abasore bari bamaze imyaka 3 mu ishuri rya Ruhago rya Ferwafa abasore batari baramenyekanye muri Ruhago y'u Rwanda kugeza ubwo. Byose byatangiye neza tariki ya 8 Mutarama Faustin Usengimana na Tibiga na Shari bahaye ibirori abari Remera u Rwanda rutangira n'itsinzi. Nyuma y'iminsi 3 i Nyamirambo Faustin yongeye guhagurutsa abanyarwanda aho igitego cye cy'umutwe cyari gihagije ngo Amavubi abone itike yo gukina irushanwa ry'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere. Yari amateka adasibangana zari inzozi zigeze ku ndondoro byari ibyishimo ku bakunzi b'imikino bari babonye ikibashimisha nyuma y'abakuru babo bari bamaze igihe bababaza. Intero kuri ubwo yabaye U17 nubwo u Rwanda rwatakaje umukino wa nyuma mu matsinda muri kimwe cya kabiri iyi kipe yari Shatardi yashoboye gutsinda Cote d'Ivoire 1-0. Feri ya mbere yari gushaka igikombe cya Afurika hari indi kipe yo mu karere se yari uko gisa. Aha rero amakuru avuga ko hari bamwe bitashimishije bamwe bumvaga ko success zabo bana zizatuma bibagirana burundu zizatuma bakomeza kuvumirwa kugahera. Aha bumvaga ko kujya mu gikombe cy'isi nibyongeraho gutwara igikombe cya Afurika biri buze kubishyano ko ntawe uzongera gukoma. Aba rero ngo nibo bagiye gushaka muganga umwe witwa Mwarimu. Aba bivuga ko bari abakinnyi b'ikipe y'igihugu nkuru kandi bamwe bazwi. Imiti ngo bayivangiye ku mahoro sinakubwira maze amashoti ya Bertrand Traoré akageza yaka umuriro kandi ubundi yatereye kure. Amavubi byaje kurangira atsinzwe na Burkina Faso ibitego 2-1 birangira ngo byibura agarutse ku butaka. Mu ikipe y'igihugu Amavubi kandi umutoza Eric Nshimiyimana avuga ko naho bifashishaga amafe igihe kinini ariko ntihagire n'umusaruro bitanga kuko batatsindaga. Uyu mutoza avuga ko buri mukinnyi yakotezaga $50 no kuvuga hafi $50 kuri ubu kugira ngo ajye gushakishwa umufeyeri. Aha kandi uyu mutoza yavuze ko no mu gihe cye muri APRFC bakoreshaga amarozi aho yagarutse ku byabaye ubwo bajyaga gukina muri Sekafa yo mwaka wa 2001 aho ikipe ya APRFC yasezereye mu majonjora nyuma yo gutsindwa na Veri ibitego 3-2 igatsindwa na Ocean 2-0 ariko igatsinda Reds ibitego 3-1 harimo n'igitego cya Eric Nshimiyimana. Mbere yo kujya muri Sekafa ariko ngo ikipe ya APRFC yajyanye n'umufeyeri w'umugore hamwe n'abandi babiri bamuherekeje. Ngo uyu mugore
yari yishyuwe amadolari arenga 1,000 mu gihe abakinnyi bo batanagezaga ku madolari 300 ya prime. Bakunda akina neza baradutera, barangije babura icyo bavuga, babuze icyo bavuga ndababwira ngo mbabwire bo mureke kubesha abantu, mwe tugende gukina nta muntu nta na kimwe tukoze murebe. Abakinnyi bamwe batangira kugira, ariko twe tubivuga hari ukundi abantu bakoresha abandi, abakinnyi batangira kubona ko ibintu babesha, ariko undi akahita avuga ngo wa undi adukorera yari umudamu yari mu mihango. Usubiye inyuma gato mu myaka ishize, tariki ya 19 Mutarama 2015, ikipe y'Isonga yakoze inama yari yowe na directeur technique w'iyi kipe Uwimana Iga. Iyi nama yatangiye ku saa 3, ahanini yagombaga kuvuga ku kibazo cy'amarozi cyavugwaga mu ikipe y'Isonga. Nk'uko imyanzuro y'inama dufitiye kopi bigaragaza, nyuma y'impaka ndende no kubaza abakinnyi batandukanye, umwe mu batoza b'Isonga yaje kwemera ko koko yakoreshaga amarozi, anabisabira imbabazi. Iyi wundi yari nka Sakirirego kumva ikipe y'abakiri bato, ikipe ya Minisiteri y'Umuco na Siporo kuri ubwo yemera ko ikoresha amarozi. Gusa byarangiranye n'icyo gihe. Aha kandi muri iyo myaka, uwari vice perezida w'ikipe ya Mukura na Yanda Abraham yashinjije umutoza w'ikipe Okoko Godfrey gukoresha amarozi hamwe no kubishyira mu bakinnyi. Okoko ariko ubwo twaganiraga kuri ubwo yavuze ko kumwita umurozi nta kibazo bimutwara, ariko ntihakana cyangwa ngo yemeze niba koko ajya bukoresha. Kuri ubu yibereye muri Tanzania mu nama yabaye mu ikipe ya AS Kigali ubwo umwaka wa shampiyona 2015 waganaga ku musozo, naho ikibazo cy'amarozi cyavuzwemo bivuga ko abakinnyi baroga abandi, naho ariko byarangiranye no gutanga imbabazi gusa. Ubusanzwe mu muco nyarwanda bazakubwira ko umwana mutanishimira umwanzi ruharwa bazamwita igisekera mwanzi. Abanyarwanda bo banajya kure bakakubwira ko umwana wundi abishya inkonda. Ahari ni nabyo bijyanye n'ibyabereye mu kibuga cy'umupira w'amaguru mu mwaka wa shampiyona 2017, aho abana batangiye gukoreshwa mu myemerere y'umwanda. I Nyamirambo hari ku munsi wa 13 wa shampiyona 2017, Rayon Sport yakiraga Etincelle muri Mutarama. Aha umwana muto ku maso yamaze iminota myinshi ahatwa ibibazo na polisi ndetse na komiseri w'umukino, ni nyuma yo koherezwa mu izamu rya Etincelle ngo akuremo gaza kabiri z'umunyezamu Rukundo Protégene akazitwara. Kuri Rayon Sport ngo nizo zari zirimo umuti, bityo zigatuma badatsinda, dore ko iminota yari imaze kuba 55, amakipe anganya ubusa ku busa. Igitangaje nuko nyuma yo kuzirukankana n'ubundi nta cyahindutse. Muri uwo mwaka kandi benshi mu banyarwanda baribuka neza umukino w'umunsi wa 9 wa shampiyona wahuje Mukura na Rayon Sport wasize inkuru imusozi. Uyu waje kugaragaramo imvururu ubwo ku munota 42 rutayizamu wa Rayon Sport Musa Kamara yazaga kwirukankira mu izamu rya Mukura agakuramo ikintu tutabashije kubona, agakurikirwa n'abakinnyi benshi ba Mukura akabigobotora maze akagishyirira abatoza be, bikaza kurangira atsinze igitego cyo kwishyura nyuma y'umunota umwe. Ibyo bibaye ibi ibitangazamakuru bikomeye byiganjemo ibyo mu Bwongereza nka Daily Mirror, The Sun, Goal, ibyo muri Amerika nka ESPN, Washington Post, Fox hamwe n'ibindi byabyuririyeho byandika inkuru zivuga ko ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryaciye amarozi muri Ruhago nyuma y'ibyabaye ku mukino wa Mukura na Rayon Sport. Par le Rwanda, c'est désormais officiel. La fédération de football a décidé Reka tuvuge gato ku Rwanda. Ku buryo bwemewe n'amategeko, ishyirahamwe rya Ruhago ryabujije amarozi nyuma y'ibyabaye ku mukino wa Mukura na Rayon. Kubera ibi muri kubona, Musa Kamara wateje uburakari ku ikipe bari bahanganye. Uyu rutahizamu wa Rayon Sport hari ikintu yashyize mu izamu ry'ikipe bahanganye ku bwa Mukura ngo ibi ni ibirozi. Nyuma yo guhabwa ikarita y'umuhondo, Musa Kamara yahise atsinda igitego ako kanya. Ni tombora cyangwa ni maji? Nahanyu kubihamya. Nahanyu kubihamya. Alors, pur hasard ou effet de la magie, à vous de juger. Mu ntangiriro za 2017 tukiri habuze gato ngo umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Nahimana Shassir yirukanwe mu ikipe ni nyuma yo gushinjwa na bagenzi be hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe ye ko yaba ari utuma abandi bakinnyi badatsinda kubera kubaroga. Uyu musore kuri ubwo yaramaze gutsinda ibitego 11 muri shampiyona rigeze ku munsi wa 11. Ubwo bajyaga gukina na APR FC, bagenzi be baje gusaka igikapu cye bagikekamo amarozi, maze na nyuma y'umukino
bakomeza kumubwira ko ari we watumye badatsinda. Uyu Murundi yakomezaga kubihakana yivugira ko ibyo yabitse mu gikapu cye ari icyo bita duwa. Hambere aha kandi mu ikipe ya AS Muhanga byigeze kuvuga ko ari rutayizamu wayo kuri ubwo Kamana Bokota Rabama yigeze gushwana n'umutoza we bapfa kudahuriza ku murozi. Bokota ngo yari afite umurozi we, umutoza nawe yifitiye umurozi we, ngo ntabwo bahuzaga. Ayo ni amakipe amwe namwe, gusa hejuru yayo haza APR Football Club na Rayon Sport. Aya ngo ni yarusha cyangwa arushaga yandi kwizera no gukoresha no kujya muri imyemerere itangaje. Umukino yahuza wo bibari ibindi bindi. Muri 2013 Rayon Sport yategetswe kugera ku kibuga nyuma ya APR FC, ndetse abakinyi basohoka mu modoka bakagenda nta n'umwe urebye inyuma. Ibi niko byaje kugenda. Hejuru y'ibi Kanyama yayi wa Rayon Sport yagombaga kumena ikintu kimeze nk'igicuma mbere yuko abakinyi ba APR FC binjira ku kibuga kwishyushya, ndetse akinjira mu kibuga yambaye ibirenge kugira ngo umuti ukore. Kumena iki kintu n'ubu bitari byamenyekana ubwoko bwacyo, byatumye ngo imbaraga APR FC nayo yari yifashishije ziwirizwamo kugeza umukino urangiye. Umukino waje kurangira Rayon Sport utsinda Nyamirambo ibitego 2-1. APR FC nayo ngo yari yazanye umuganga uvuye i Burundi nk'uko byatangazwaga, gusa icyo gihe yabuze intama n'ibyuma. Mbere y'undi mukino wa Rayon Sport na APR FC warangiye ikipe y'Inyanza inyagiye mu cye bitego 4-0 muri 2016, habaye imirwano ku muryango ugana ku Rwambariro hagati ya perezida w'abafana ba Rayon Sport n'abashinzwe gukata amatike bamushinjaga gushaka kwinjiza abagabo byavugwa ko ari aborozi kuva mu gihugu cy'u Burundi, gusa n'ubundi byaje kurangira binjiye. Aba baganga b'ikipe nk'uko babita ntabwo baje kwifasha gutsinda mu kiba 4-0 gusa, ahubwo ngo bakomeje kuyifasha no mu mikino ikurikira. APR FC ngo yaje kubahigisha uruhindiza kumenya aho bari, iza kubashimuta na bambura telefone, ari nabwo ikipe ya Rayon Sport yanganyaga imikino 3 yakurikiye, iza no gutakaza igikombe cya shampiyona. Ababyizera niko babivuga. Muri Rayon Sport umwe mu bigeze kuyobora Robert Rudatsimburwa yavuze uburyo hari abatoza n'abakinyi basabaga amafaranga yo kujya kuraguza, ndetse bakabishyigikirwamo n'abandi bantu bakomeye bo muri iyi kipe, ku buryo usanga byari byarabaye umuco. Ko ibyifuzo baba bafite icyo gihe ntabwo bingana na reality babamo. N'abatoza kubabona abatoza rero bakaza bakakubwira ibintu ko hari ibyo bo bakeneye nk'umushahara wawo, hakaba n'ayandi bakeneye ngo bajye kuraguza. Urumva ibyo uze muri comptabilité ubijustifia so ibyo bintu ntabwo nari kubishobora rwose. Uyu avuga ko byari bigoranye kwanga gutanga ayo mafaranga kuko wasangaga na bamwe mu bafana ba Rayon Sport babishyigikiye, kandi ubona ko ari ubuzima bari basanzwe babayeho. Uretse aho, ku mukino kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro, Espoir yatsinzwemo na APR FC 1-0 kuri stade ya Kigali. Hafatiwe umukecuru ufite urupapuro ruriho amazina y'abakinyi ba APR FC, yagendaga asoma n'abakoreraho ibintu bitangaje. Uyu mukecuru nyuma yo gusorwa hanze nibwo ikipe ya APR FC yaje kubona igitego cy'intsinzi, ijya ku mukino wa nyuma yaje gutsindwamo na Rayon Sport 1-0. Imikino ni myinshi, niba atari hafi ya yose byagiye bigaragara ko yakoreshejwemo amarozi. Uretse no muri shampiyona ubwo Amavubi yatsindirwaga mu birwa bya Maurice 1-0 ku bwa wa mwana wasize asahuye u Rwanda. Amwe mu makuru yagiye hanze yavuga ko kimwe mu byatumye batsindwa ari uko urutonde rw'abakinnyi rwaba rwaragiye hanze mu itangazamakuru mbere yo kurwereka umuganga ngo aruhe umugisha. Ni byinshi, ariko ikibazo nuko inshuro nyinshi ari z'amakipe atsindwa kandi yatanze amafaranga yikorera abarozi batagira ingano ku kibuga. Ibintu ariko bigenda bifata indi sura, aho bivuga ko abakinnyi barogana hagati yabo, cyane cyane abarwanira imyanya, ikintu gituma n'abakinnyi baki igihugu cyari gifite kigenda kibahomba ku maherere. Nkuko twatangiye tubivuga ngo iki nacyo gituma abakinnyi benshi mu Rwanda bagana mu bapfumu ngo byibura babaho ibyatuma birinda kurogwa bya hato na hato, nkuko byagendekeye Ndori Jean Claude ubwo yakinaga muri APR FC ari kumwe na Ndayishimiye Eric Bakame. Ku Bakame byageze aho kwa ko twasarangatanyaga kuri we amenya nk'umuntu ushaka kwiharira, ashaka kwikubira
urumva izindi nzira nyine yaciyemo ntabwo nabivuga n'ibanga ryacu nza kugiramo imvune y'umugongo nza kugiramo imvune y'ivi urumva izindi nzira nyine ubwo nta n'izindi nzira byacagamo zo kuvunika gutya. Ikizwi cyo amarozi umupira w'amaguru akunze kuvugwa cyane mu bihugu bya Afurika, nyamara nta kipe yo kuri uyu mugabane iregukana igikombe cy'isi. Mu Rwanda babica ku mpande, ababikora ntabwo babyemera, abayobozi barabigarama, nyamara bihangayikishije umukuru w'igihugu. Icyakorwa cyose ngo bizasaba ko abakinnyi n'abatoza babyemera, bakamubwiza ukuri, byaba ngombwa bakabisabira imbabazi nk'abagabo, kuko si byiza. Burya ni iby'agaciro kwemera, maze ukatura mu ijwi rirenga uti tengo en esta historia algo con confesar ya entende muy bien que fue le copazo y aunque duele tanto tengo que aceptar no eres soy yo échame la culpa.